tugaruke ku muco wacu, twongere twiyubahe. Ibi byose muri kubona bigenda bicaracara aha hanze kuri izi mbuga nkoranyambaga, ni ukubera ko abantu bataye umuco. Rero mureke twongere twisuzume, twisubiremo, dukomeze umuco wacu, umuco waturangaga, umuco w'ikinyabupfura, umuco wo kwiyubaha, umuco wo gukundana, twongere tuwugarukeho mu by'ukuri. Ibi bintu mwagiyemo mubireke, si byiza, si byiza. Mwiyubahe nk'abagore b'Abanyamulenge, nk'abagabo b'Abanyamulenge, nk'abakobwa b'Abanyamulenge, mwongere mugaruke ku muco wacu. Murabona twagiye dukwira isi, turatatana kubera ko navuga ko nta gihugu dufite. Nta gihugu dufite, tugenda dukwira nyine isi yose. Muraho nshuti bavandimwe, mumeze neza? Twe turaho tumeze neza nk'ibisanzwe, turakomeye, turashima Imana. Nk'uko mubibona rero twongeye twagarutse, niba abandi, niba mama banyu, ni ya channel yanyu Ndagano TV show. Turabashimiye rero ko mwaradukoreye subscribe, sharing mwarabikoze, twarabibonye, na comment nziza mutwereka, turabashimiye pe. Turabashimiye byimazeyo, ngo Imana ibaheze umugisha. Rero twaje uyu munsi, twagarutse bisanzwe muratuzi, amazina yanjye nitwa Butose Esperance, ndi umugore w'umunyamurengekazi. Sawa rero bagenzi banjye nabo bakomeza. Hello, muraho inshuti bavandimwe aho muherereye ku isi yose, turabashuhuje, turabakiriye muri kiganiro cyacu. Niba abakobwa bo kwa Ndagano twagarutse, mwari mutuvuzeho nk'iminsi ingahe, ariko twongeye twaje. Rero tubaye ikaze kuri iyi channel yacu, mwongere mudukorere subscribe abatarayikora, abayikoze turabashimiye cyane. Turabashimiye abakoze subscribe, abalayikinze bose, Imana ibahe umugisha. Rero reka dusabe n'abatarabikora mubidukorere, ni ukuri muramuduteye inkunga ikomeye. Rero nkaba nagarukanye na bagenzi banjye, niba abadamu b'amahasha mwababonye, reka mugenzi wanjye nawe abibwire. Hello guys, mumeze mute? Nshuti zacu, bafana bacu, bakunzi bacu, twagarutse. Twari tumaze iminsi tutabagezaho ibiganiro kubera uduchallenge tugenda duhura natwo, murabizi muri ubu buzima, ariko muratubona twagarutse. Niba Abanyamurengekazi, turabashimiye, dushimiye abantu badukoreye subscribe. Mu by'ukuri Imana ibahe umugisha. N'abatarayikora mugende kuri Ndagano TV mukore subscribe, muraba mutunejeje kandi muraba muduteye inkunga. Amazina ni ibisanzwe, ni Bukuru Alice. Muratubona twagarutse, turaberewe. Twambaye gute? Muratubona? Mwandike muri comment, tubwire nimba twambaye neza, nimba tutambaye neza nabwo mutubwire, muduhe andi maherekezo. Murakoze cyane, mu by'ukuri turakomeza kubashishikariza kuja kudukorera subscribe. Mu by'ukuri inshuti zacu turabasaba please mudukorere subscribe. Sawa, muzaba mutugiriye neza. Hanyuma mugenzi wanjye reka musubize gatoya. Nari nibagiye kubibwira, amazina yanjye ni Nyambo Jolie. Uyu munsi rero turagarutse, tugarukanye ikiganiro kivuga ngo ingaruka zo kutaba mu gihugu cyacu. Tubazana ikiganiro kivuga ingaruka zo kutaba mu gihugu cyacu. Nk'uko mubibona twaratatanye, twakwiriye isi, ibihugu byinshi birimo ubwoko bwacu. Rero turi kugenda tubona ingaruka nyinshi zigenda zigaragara kubera ko twatatanye nyine, tugenda dutoragura imico itandukanye mu bihugu bitandukanye. Ingingo ya mbere ni ukuvuga ngo kubera kutaba mu gihugu cyacu, twagiye dutoragura imico y'ahandi, twataye umuco mbese. Nk'uko mubibona ni ibintu byinshi bigenda bigaragaza. Guta umuco ni ugureka umuco wawe ukagenda wigana imico y'abandi nyine itandukanye, bitewe n'aho muri n'igihugu mwagiye mujamo n'ibihugu mwagiye mujamo. Rero mureke tube nk'ababiganiraho bukeya, mutubwire nimba ari byo nyine, nimba tuzoguma guta imico yacu, tukaguma gutoragura imico y'abandi nyine, umuco wacu tuwureke cyangwa tuwukomeze. Muza mutubwira no mu makomantere nyine, muduhe amaherekezo, mutwungure ibitekerezo, nabyo birakenewe. Rero reka
tujye kuri bagenzi banjye mumbwire umuco wacu ni mwiza tuwukomeze cyangwa tubireke tugume dutoragure nyine iyi ngiyi twasanze mu mahanga. Arakoze cyane, mugenzi wanjye arakoze cyane. Njyewe nko ku giti cyanjye umuco ntabwo tugomba kuwureka, tugomba gukomeza umuco wacu n'izi ngaruka zose dufite aho twahungiye, niko navuga mu buhunzi turimo, ni uguta umuco wacu. Umuco wacu twarawutaye, abantu bataye umuco ntibakimenya umuco wabo. Nk'uko mubibona nk'uku nguku rero twebwe twagaragaje umuco wacu, twifubitse, dufite ibitenge, twambaye ibitambara. Ubwo rero iki ngiki nacyo kiri mu mico yacu, twaragikoraga muri Congo, twavutse bamama bakenyera bambara ibitambara, ntitwigeze tubona babireka, ntabwo twigeze tubona abamama bareka ibitambara, bareka ibitenge. Ariko hano uza usanga abamama, nk'umumama yaba afite umwana umwe cyangwa babiri cyangwa nyine aba afite bose, ugasanga yataye umuco, ni amapantaro, ugasanga ntakenyeye, ntiyambaye igitambara, kandi mbere twarabikoraga iwacu muri Congo. Ubwo rero kimwe muri ibi ngibi rero twataye umuco, kandi ko turababwira natwe turi kwibwira, twataye umuco, tugomba gukomeza umuco wacu ntugacike, niko kwiza. Nubwo twaje mu mahanga ariko tugomba gukomeza umuco wacu ntitugomba kuwureka pe, ntitugomba kureka umuco ngo dufate imico yo mu mahanga. Twafashe imico yo mu mahanga ariko ntabwo ari byiza. Ubwo rero na mugenzi wanjye yanyunganira nk'uko nawe abibona. Murakoze cyane. Icyo kibazo mugenzi wanjye yarabajije cyo kudaca umuco, cyo kudata umuco, njye mbona ntabwo twakagombye guta umuco wacu. Kuri iyo abantu bataye umuco hari ibintu byinshi, hari ingaruka nyinshi zibageraho. Ariko iyo abantu bakomeje umuco, mugakomeza mugasigasira umuco wanyu w'igihugu cyanyu, biza biba byiza. Hari ibintu byinshi tutakwibagirwa tugifite umuco wacu, hari ibintu byinshi tuzatwibagirwa z'iwacu dufite umuco. Ariko iyo twataye umuco tuba twibagirwa ibintu byinshi pe, hari ibintu byinshi nyine biza biducika, ugasanga ntabwo tuba tubyibuka kubera ko twataye umuco. Nk'uko tubivuze rero, kwambara ibi bitenge uyu si wo muco gusa, ahubwo umuco ni indangagaciro zituranga. Tugomba kugira indangagaciro nk'abanyamurenge, kuko nk'uko bigaragara hari abantu benshi bataye umuco, bagenda batoragura imico y'abandi, ugasanga umuntu ntakiyubaha ngo yitware nk'umunyamurenge cyangwa umunyamurengekazi. Mu by'ukuri mureke tugaruke ku muco wacu, twongere twiyubahe. Ibi byose muri kubona bigenda bicaracara aha hanze kuri izi mbuga nkoranyambaga, ni ukubera ko abantu bataye umuco. Rero mureke twongere twisuzume, twisubiremo, dukomeze umuco wacu, umuco waturangaga, umuco w'ikinyabupfura, umuco wo kwiyubaha, umuco wo gukundana, twongere tuwugarukeho. Mu by'ukuri ibi bintu mwagiyemo mubireke, si byiza. Mwiyubahe nk'abagore b'abanyamurenge, nk'abagabo b'abanyamurenge, nk'abakobwa b'abanyamurenge, mwongere mugaruke ku muco wacu. Murabona twagiye dukwira isi, turatatana kubera ko navuga ko nta gihugu dufite, tugenda dukwira nyine isi yose. Ariko nubwo twakwiriye ibihugu byinshi, mureke tuba tugumana umuco wacu, kubera ingaruka zo kutagira igihugu. Usanga badusuzugura, abo twasanze nyine abanyamahanga tubana nabo bakadusuzugura. Mwebwe mubona batadusuzugura cyane? Baradusuzugura. Twebwe hari ahantu twahagaze ejo bundi bari badukubise ngo tureke guhagarara ngo turi abanyakenya. Ngo dukomeze. Izo ni ingaruka zo kubura igihugu. Mu by'ukuri ubwoko bwacu bwaratatanye bikabije pe, bikabije. Kubera kutagira igihugu usanga abantu nta burenganzira dufite, ugasanga nyine ntidufite uburenganzira nk'abenegihugu. Ubu ngubu ntitwagenda ngo dusabe akazi nkabo, ntitwabona ibyangombwa nk'abenegihugu. Ni ibintu nyine twagiye dutakaza kubera igihugu cyacu. Rero uyu munsi ntabwo tuvuga ibintu birebire, turavuga umwanya muto cyane. Icyo njyewe mbasaba ndasaba abayobozi bacu bongere batuvuganire kugira ngo twongere dusubire mu gihugu cyacu. Twarasuzuguwe,
ibintu nyine bitari byiza tugenda tubona kubera ingaruka zo kubura igihugu. Rero abayobozi bacu batuvuganire twongere dusubirane igihugu cyacu, dusubire mu gihugu cyacu, ariko nubwo tuzasubira mu gihugu cyacu, iyi mico mwatoraguye hano hanze mwagiye mukura muri ibyo bihugu mwagiyemo, mugende muyisige iyo ngiyo, tuzotahe turi abanyamurenge n'abanyamurengekazi. Ibintu byo gutoragura imico mibi tukayijana, oya muyisige. Rero bagenzi banjye namwe nimutangire komandasiyo kugira ngo dusoze. Urabona njye uko mbyumva, iyo abantu batari mu gihugu cyabo hari ingaruka nyinshi zibageraho. Ni ukuvuga ngo ntabwo muba mwisanzuye, ntabwo tuba twisanzuye mu gihugu cy'abandi. Urabona wenda muri iki gihugu turimo cya Kenya, ni igihugu kigira demokarasi ariko kandi ntabwo wakwisanzura. Yego nubwo kiba gifite demokarasi ariko kandi ntabwo wakwisanzura nyine uko uri mu gihugu cyawe. Urumva hari imipaka umuntu atarenga. Hari ingaruka nyinshi zagiye zitubaho hano muri iki gihugu. Hari wenda ugasanga hari abantu bacu bagiye bapfa, umuntu akamapfa urupfu rutunguranye. Impfu zagiye zitubaho ndagira ngo abantu bose barabibonye. Umuntu akamapfa wenda bashobora no wenda no kukuniga cyangwa bakagutera ibyuma, kuko dufite n'ibihamya. Umuntu akajya mu kazi ntatahe kubera ko utari mu gihugu cyacu. Urumva nta n'ubutabera tubona, nta justice tubona. Ntaho twaje kurega wenda ngo dusabe ubutabera kubera ko tuba turi mu buhunzi mu gihugu. Bazaca umugani bakavuga ngo amahanga arahanda. Sorry. Amahanga arahanda. Urumva nyine tuba dufite, hari imipaka nyine tugomba kugarukiraho. Abe n'abenegihugu bazabitubwira, bamatubwira ngo wenda ngo se ngo rega he. Sorry. Akagiripe ariko muranyihanganira. Nari mvuze ngo ikindi dufite abantu bize, dufite abantu hano barangije amashuri b'abadogiteri ariko se arasaba akazi he? ariko tutashoboye gasabo iwacu twaba dufite uburenganzira ntaho yogasabira kubera ko turi mu mahanga, ntibona mwemerera. Wenda banamwemereye hariho bamwe nyine wenda tubabona n'akazi ko muri ofisi, tubabona akazi ka leta kubera ko tuzaba turi mu gihugu cyacu, ariko mu by'ukuri turasaba Imana ko yadukiriza igihugu, tugataha tukongera twaje kubaka umurenge turumvaga natwe turi mu gihugu cyacu twakwisanzura. Ariko mu buhunzi ntabwo tuba twisanzuye. Hari ibintu bimwe wenda dushobora no gutinya, ukavuga ati sinakora iki kintu, sinagira gutya. Ariko turi mu gihugu cyacu twakwisanzura, ukaba wanatekereza n'umushinga runaka kubera hari dufite abantu bize, habe natwe ukuntu tubona twarize. Hari ibintu dushobora gutekereza tugakora, ugashobora gupanga umushinga runaka ariko se urawupangira he? Tuwupangaga uri mu buhunzi tibizona kunda, ariko turi mu gihugu cyacu urapanga bakagushigikira bikemera. Ariko mu by'ukuri ni ukuri ico nje nasaba Imana ko yadukiriza igihugu twongera tugataha mu gihugu cyacu umurenge, tukaja kubaka umurenge. Sawa, reka mpe na mugenzi wanjye nawe avuge wenda mawiri matatu. Yego bagenzi banjye barakoze cyane. Nk'ibi ngibi byose nyine tuba tuvuga by'imico zo kugira ingaruka kutaba mu gihugu cyacu. Mugenzi wanjye bukuru yari abikomojeho. Nibi byose nyine hari basaza bacu bagiye bapfa inaha ngaha, bagapfa impfu zitunguranye, abandi bakabasanga mu tuzi twabo aho bakorera, ugasanga babagiriye nabi. Kubera kuko turi impunzi rero ntaho warega, ntaco wakora. Turavuga bakavuga ati singa yuko muravuga iki muri mu gihugu cyanyu. Ni ukuvuga ngo ntabwo tuba twisanzuye. Ikindi nuko nguko kose basaza bacu urumva kandi tugomba gushakisha kuko turi mu mahanga. Ugasanga umuntu agiye mu kazi agarutse nka saa 4 saa 5, kera bakaba baragutegamiye barakwishe cyangwa se bakagukubita bakanagukomeretsa. Ibi byose ni ingaruka zo kutaba mu gihugu cyacu. Ariko turi mu gihugu cyacu ni ukuri byaba byiza utu tuzi dukora hano tukadukorera mu gihugu cyacu, kandi muri ano mahanga twaje kwiga ubumenyi. Ndakeka ko buri muntu wese afite icyo akora kandi yamenye. Ubwo rero twahita tugenda mu gihugu cyacu muri Kongo, muri gakondo aho twavuye tukabikora tukabikoresha. Hari abize itangazamakuru bagakora itangazamakuru, hari abize indi myuga igiye itandukanye, ni byinshi, za kinyozi, kogosha, ibindi gusiga inzara, gusuka, tukabikorera mu gihugu cyacu. Tubikorera hano ariko ntibabiha agaciro kubera kuko turi impunzi. Ubwo rero tugomba kugenda tukabikorera mu gihugu cyacu, tugateza imbere igihugu cyacu. Ni ukuri twavuga ingaruka nyinshi z'ubuhunzi, ni nyinshi pe, ni nyinshi. Kandi ikindi abantu barize pe, hari abafite amalisanse, hari abize barangije amashuri bafite ubudokitora n'ibindi, ariko ntiwasaba akazi ngo bakaguhe.
kuko umunyagihugu we yagasaba bikoroha, birorosha, bafite ibyangombwa, ariko twebwe nta byangombwa, biba bisaba ngo uce muri processus ndende kugira ngo bakaguhe, sinzi nako niba bakaguha, ariko ni ukuri turabasaba ngo abantu batuvuganire, ubuyobozi butuvuganire kugira ngo twongere, n'abandi bantu bose turabashishikariza kugira ngo tugume tuvuganire igihugu cyacu kugira ngo tuzasubire mu gihugu cyacu, tuve mu mahanga. Mu mahanga si heza, mu mahanga ntabwo ari heza pe, buri gihugu cy'abandi ni igihugu cy'abandi, ariko igihugu cyacu ni icyacu. Murabona ukuntu twagiye dutandukana ahantu hose hatandukanye, hari abari mu Bugande, hari abari muri Kenya, hari abari mu Burayi, muri za Amerika n'ahandi, za Canada, za Australia, hari abandi bari za Tanzania na Sudani, ahantu hose turahari pe, ariko mwumve ngo dusubiye mu gihugu cyacu byamera gute, byaba byiza pe, byaba byiza twese, kandi tuzajyana ubumenyi twagiye dukora mu mahanga, ikindi tugateza n'igihugu cyacu imbere, tuzagiteza imbere, tugende twese dutahe, nicyo dusaba, tugomba gusubira mu gihugu cyacu. Saba rero, reka na bagenzi banjye bakomerezeho kugira ngo turangize ikiganiro. Sawa rero, murakoze, turangije dushimira abantu badukandiye subscribe, abadukoreye share na like, abatanze amakomenti twarababonye, abaduhamagaye mu gikari mukaduha inama nazo twarazibonye, ni ukuri mwarakoze, muri ab'agaciro cyane. Rero mukomeze mudukurikirane kuri channel yacu ya Ndagano TV show, mukomeze mudutere inkunga, rero muzaba mugize neza cyane. Murakoze rero, tuzongere duhure ubutaha. Ciao ciao. Bye bye.